Murakoze. Ushumba arakoze kudusengera kandi n'abaririmbyi bakoze kuririmba. Nibo babwiriza ubutumwa ba mbere bakomeye. Uko baririmba imitima yacu irushaho kuzamura ibyishimo. Baririmbyi mwaririmbye, Imana ibaha umugisha. Oh, haleluya. Kuba hano ni iby'igiciro cyinshi. Nongeye kunezezwa no kugaruka hano Segemu. Naherukaga hashize igihe kinini, hafi imyaka irenga 10. Urumva rero hari hashize igihe kinini, ariko ndashimira Imana ko yabarinze nanjye ikandinda. Ni mbwirizabutumwa mu kiruhuko kizabukuru, kandi ntabwo nicaye, ntabwo nduhutse. Ndacyafatanya n'uburuhukiro nahawe na Yesu mu mutima, ndabukoresha. Yesu nashimwe. Ntegereje rero uburuhukiro bubitswe Imana yabikiye abantu b'Imana. Haleluya. Ntashyo damu yampaye ntashyo ngo baramutse. Mfite ntashyo zo mu matorero. Kuva mu kwezi kwa 7 kwa 8 nari mu itorero rya Iburasirazuba, mu itorero rya Rwikubo. Mfite amatorero, paruwasi ya Rwikubo ifite amatorero 28. Kuva muri iyo minsi maze gusura amatorero 23. Sigaje 5. Nasuye Kageyo cyumweru gishize, nari muri nibature ya Kacyiru. Abo bose ndagira ngo mwakire intashyo za bene so. Twihute rero kugira ngo turebe ko saa 5 ziruzuye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umubure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yesaya ibice 65 murongo wa 23 no 24. Agerageza dusomere rimwe kugira ngo tuganire. Yesaya 65 murongo wa 23 roduhere. Haravuga ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Amen. 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 Nakomeze nibongere badusomere urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye abikorinto ibice 4 murongo wa 16 tugeze 18. Nicyo gituma rwa 2 ibice 4 umurongo wa 16. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. N'ijambo ry'Imana kandi twagiriwe ubuntu bukomeye. Hari abantu batabiha agaciro, ariko gutungira ijambo ry'Imana ni umugisha ukomeye. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo kera Imana yavuganiraga na basogokuruza mu kanwa
k'abahanuzi mu buryo bwinshi no mu bihe byinshi, ariko muri iyi minsi y'imperuka Imana iravuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Yesu nashimwe. Haleluya. Akanwa k'umwana wayo. Iri jambo ni akanwa k'Imana. Kugirirwa ubuntu ukaryumva. Ntabwo abantu baramenya ubutunzi bahawe, ariko Mose yaranditse mu buhanuzi bwa Mose, ntabwo burasohora kandi burenda gusohora. Mu bice 8 yavuze ngo iminsi izaza abantu ngo hazatera inzara n'inyota itari ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, inzara yo gushaka amagambo y'Uwiteka. Nibwo abantu bazamenya ko iri jambo twohererejwe ryari akanwa k'Imana. Kuritunga ababizi uhereye ku bakozi b'Imana baranga bazi ko nta kindi cyadukijije, twakirijwe n'ijambo. Haleluya. Petero yaranditse aravuga ngo nyamara dufite ijambo kandi rirarushaho gukomera. Naho ibindi byata agaciro ariko ryo rizakomeza gukomera. Iyo ribirita agaciro barwanije abarivuga ndetse bamwe barabica, ariko rikomeza gukomera. Yesu nashimwe. Kugeza aho natwe ridukijije. Niryo ryankuye mu bwigunge, niryo ringejeje aho ngeze, naho abantu bose baguta, ariko iri jambo rihora riguhumuriza. Haleluya. Kuba mpagaze ahantu mba ari umugisha ukomeye, mfite ibyiringiro bikomeye byo kuzabona Imana. Maze imyaka myinshi, maze imyaka 68 nta kintu cyose ndarebesha amaso, ariko ndashimira Imana ko nayibonye, kandi kuyibona byangiriye umumaro. Ikindi kinezeza kintera imbaraga nukubwiriza abantu ntabareba, bimpa umwete mwinshi, sinshaka gucogora n'ababonye. Bintera kubasengera uko bwije nuko bukeye, uko mbonye uburyo bwose, gusengera, kwibuka amatorero nanyuzemo, ahantu nagenze, nkibuka gusengera abantu byibuze ngo nzababonere, tuzahurireyo. Ntabwo rero nacogora ntarahagera. Haleluya. Kandi nge nkomezwa n'amasezerano y'Imana ari muri iri jambo. Nasenga nyishingikirizaho. Abantu baturushije gusenga basenze mbere yacu ndetse babakiranutse, basenze bishingikirije ku masezerano ari muri iri jambo. Haleluya. Kubera ko bamenye ko Imana itabeshya, n'Imana y'ukuri, ibyo ivuze byose irabisohoza, nta n'umwe izasigara mu ideni. Haleluya. Abantu bakubeshya ariko Imana ntizakubeshya. Niyo mpamvu twishingikiriza kuri iri jambo dusoma, ntabwo bazaruhira ubusa. Haleluya. Intambwe mwateye, imirimo mwakoze, cyayi mwatanze, amazi mwatanze, intambwe zose, haleluya, zarabazwe. Nta ntambwe n'imwe itazabarwa. Abantu nibashaka bazabyibagirwe, ariko Imana idakiranirwa ntabwo izigera ibyibagirwa. N'inkoni wakubiswe n'amarira warize, Imana izayahanagura. Oh haleluya. Nushaka gukura amaso ku bindi, uyihangeho amaso, ko n'abayihanzeho amaso bigeze acika intege. Ducika intege iyo tuyikuyeho amaso. Haleluya. Kandi Imana, abantu nibashaka batumenye iyo yaratumenye kera. Imana yari izi ko nzavuka ameze gutya, mvutse ababyeyi barahangayika, bagira ibibazo ko hari igihe wari uvutse ku musozi jyenyine ntareba,
bagira ibibazo, ariko Imana ntabwo ijya igira ibibazo. Yatumenye itaraturema, itweza tukiri insoro. Haleluya. Satani yashatse kukwica igihe kinini, Imana irakurinda, ikurindirije amagambo meza n'amasezerano meza, ikurindirije kuzaguha ubugingo, ikurindirije kuzakugira icyo uri cyo. Haleluya. Icyo uzaba cyo kirakurindira, kiragutegereza. Haleluya. Atarashaka yikoze hirya no hino, nashaka atega imitego, ariko ntabwo byakunda. Nidukomeza kwiringira Imana ntabwo bizakunda. Jye nahubutse ku mukingo inshuro ebyiri, umwuka uhera, ariko Imana iwungaruramo. Badutwikiye mu nzu muri 63, ariko bose basinziriye, ariko jyewe igishaka ko nari mfite nticyakunda gasinzira, ko namaze imyaka 13 ndasinzira, ndibwa n'amaso ku manywa na nijoro. Imana igiye gukuraho, gusoza icyo kigeragezo, noneho kikuba 7 mu kwezi kwa 4 muri 68, igiti kisoka mu jisho cy'umushingiriro, mbabara cyane. Wa mubabaro mara imyaka 13 wikuba 7, ijisho rivamo rishiramo. Abantu bankuraho amaboko bati byarangiye, arapfa. Ariko nibwo ubuzima bwari butangiye. Yesu nashimwe. Aho abantu bavuze ko birangiye, niho ubuzima butangirira. Niho Imana ibera inyambaraga, wabutangiye. Haleluya. Niho neza namaze ibyumweru 2 ntarasinzira n'umunota n'umwe. Abantu bose barakuye amaso bazi ko nzapfa. Ibyumweru 2 ku mutima wanjye hazamutse isengesho rikomeye rivuga ngo Mana ishobora byose. Muri uko gutaka, muri uko kurana, iryo sengesho nasengaga. Mana ishobora byose, nungize uyu mubabaro ukangize uburibwe nzagukorera, uzanjyana aho ushaka nzajyayo. Haleluya. Ibyumweru 2 bishize mbona ibitotsi, sinzira amasaha 18, ntarakanguka. Nkangutse nsanga imisonga yose yashize, ubwenge bwagarutse ku gihe, ntangira gutekereza neza, numva nzaba umuntu w'umumaro, numva ntabwo nzaba ikibazo, numva nzaba igisubizo. Haleluya. Undi Satani ni udupfobya akagenda atwereka ko ntacyo tuzamara, ariko n'ukuri turi abantu b'igiciro. Umuntu wese Imana yaremye n'umuntu w'igiciro mu maso yayo. Haleluya. Ntangira kwibaza neze, ubu mereye kuri mama wamzaye, ntabwo yigeze bavuza impundu navutse, ko bavuga ngo babyaye igihwereye. Barazenga ngo bareba amaso uko ameze, uko asa, bagasanga ntasa n'ay'abandi bantu. Mama nawe ntabwo yigeze ajya ku kiriri kubera kuribwa n'amaso, yahoraga azunguruka. Mama nzamukorera iki? Nzajya mutekera, ateka ahinguye akavunika, guhera none azajya ahingura asanga nahishije, kandi ndabikora biremera. Nawe akajya yicarana n'abandi babyeyi akavuga ngo ariko umwana wanjye yangiriye neza, ntabwo yankuye ku muruho guteka mpinguye, iyo ngira inka mba nyimuhaye, akampa inkoko, ababyeyi papa akampa ibiti by'ikawa. Ibyo byose nyine byari bimpagije. Muri Imana irakureka, iyo wayikoreye irakureka ukayihura n'ibintu bikomeye, ariko umunsi umwe bya bindi byose ikaza ikabisibanganya. Niba ari umubabaro wagize ikahagurutsa n'abantu bayo bose, niba ari ibyishimo wagize ari ubukwe, Imana ikahagurutsa abantu.
igasibanganya ibyakubabaje byose. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi noneho n'akantu gati bigukoreye uri mu isi, ariko amasezerano iguha ushatse gusenga neza, wareba aya masezerano ari mu ijambo ry'Imana ukayishingikirizaho. Niko na ba Nehemiya basenze, niko na ba Danieli basenze. Yesu nashimwe. Haleluya. Icyo tuzi tudashidikanya. Oh, haleluya. Ijambo riravuze ngo ntabwo muzaruhira ubusa. Ubwire hari ibintu dukwiye gusubiza Satana dutera ubwoba, Satana duca intege, isi irimo idutera ibibazo, itubwira ngo niduhagarike. Hagarika, ubundi se byakumariye iki? Byamaze iki? Muri Maraki igice cya 3:13 hari amagambo avuga ngo amagambo mwamvuze yarakomeye, nyamara murabaza muti twakuvuze iki? Mwaravuze ngo gukorera Uwiteka nta mumaro. Abantu benshi barimo babivugira mu rwongorerano, babivugira mu mitima bivovota, ariko bakagira ngo Imana si umuntu. Imana ni Imana. N'ijambo ritaragera ku rurimi bayarangije kuryumva. Niyo mpamvu ukwiye kwirinda kuko ibana ibera hose icyarimwe. Aya magambo abakorera Imana, wakorera Imana, ukorera Imana, hakaba ahantu bagira ngo birarangiye, urapfuye birarangiye, akaba ariho uzukira, akaba ariho uzamukira, akaba ari Imana iguhera imbaraga, akaba ari Imana igukiriza. Yesu nashimwe. Haleluya. Duheretse gusengera umuntu, mwana w'umukobwa ararwaye ibere, ariko agira kwizera gukomeye. Arwara ibere, basanga afitemo kanseri, bashaka kurica, aranga. Aravuga ati nimwe muretse. Turasenga, hari iminsi twafashe iminsi 7 turi hano mu Rwanda, nabo bari muri Amerika. Turasenga iminsi 7 irashira, turicecekera, dusigara dushima. Hashize iminsi agiye kwa muganga, baramubwira bati nta kanseri yigezemo. Haleluya. Byaje Imana ibireba, arabara, ariko akamuteramo ibyiringiro. Mwe muretse ndebe. Twongera gukora amasengesho yo gushima Imana. Imirimo, hari amasezerano akomeye. Wowe kora gusa, korana umwete, korana urukundo, korana gukiranuka. Abakoranaga urukundo bose bazahora bahimbaza Imana. Hari umwanya Imana yatega, bazahora bahimbaza Imana mu mitima. Haleluya. Ariko twishingikirije ku ijambo, yavuze ngo ntabwo bazaruhira ubusa. Ntabwo bayikoreye n'imibabaro yabo. Imana yateganirije ibintu byose, iravuga ngo nzahanagura amarira ku maso yabo. Amen. Kandi ubu hari igihe ubona ibintu bikomeye, abana bakunanira, ukabona ibintu birimo icyo ukozeho cyose kikanga, ariko Satani akakubwira ngo rega ntabwo Imana ikuzi, rega ntabwo Imana yaguhaye umugisha, humura, musubize ngo ntabwo tuzaruhira ubusa. Haleluya. Mika mu bice 7 muri bya Mika, yumvise amajwi amubwira ngo abubaha Imana bashize mu isi. Ariko se koko bigeze bahashira? Abubaha Imana bashize mu isi, ngo amaboko y'abantu akorana ikibi umwete, ibikomangoma by'akamaturu, mucamanza arahongesha, umuntu ukomeye yerurira ari ry'ibibiri mu mutima we. Aravuga ngo umwiza wo muri bameze nk'igitovu, urushaho kuba intungane, rutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Arakomeza arabwirwa, bigera naho noneho yumva, kubera ko nta muntu wubaha Imana ugihari, ntukabumbura akanwa ngo ugire icyo ubwira n'umugore wawe. Abanzi b'umuntu nabo muhunga za Sisoni, mukazana agahagurukira nyina.
umukazana agahagurukira nyirabukwe, umukobwa agahagurukira nyina, arangira ngo abanzi w'umuntu nawo mu rugo rwe. Mika arabyumva, arangije arahindukira abwira isi na Satani, arabwira ngo ariko jyewe hari icyo nzakora, jyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana yanjye impagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Areba ibintu byose abona ni Satani uzana ibyo byose, aramubwira wa mwanzi wanjye ntunyishime hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo, nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye kugeza aho azamburana akansindira. Ntabwo Imana igera ituza, ihora ikuburana, ihora ituburana. Umwanzi atega ibico, umwanzi atega imitego. Yavugiye mu kanwa ka Pawulo ngo hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira akanzu. Haleluya. Umwanzi aca icyobo, Imana iri guca icyanzu. Haleluya. Kugeza aho Uwiteka azamburana akansindira, azansohora njyane mu mucyo ndebe gukiranuka kwe. Wambwiraga ngo Imana yawe irihe, uwo munsi amaso yanjye azamureba. Haleluya. Hari igihe kigera Imana ikareka bakavuga, ariko aho abantu bageze ngo Imana ya Yuri yasiriye, abandi bakamama aha reka turebe, ariko uwo munsi Imana ikavuga ndamusohora mujyane mu mucyo arebe gukiranuka kwanjye. Haleluya. Abavuga ngo Imana yirihe, uwo munsi bazayireba. Yesu nashimwe. Ntabwo tuzaruhira ubusa. Ibyo mwasize, Mwami Yesu umunsi umwe Petero yaratinyutse abwira Yesu, aramubwira ngo ariko twebwe abasize byose, twebwe abasize amatungo, tugasiga amato, tugasiga imiryango, tugasiga abagore, tugasiga abantu, uzaduha iki? Yesu aramureba aramubwira ngo ibyo mwasize igihe cyo guhindura byose bishya muzahabwa ibibiruta inshuro zingahe? Tujya tubyumva neza, ntabwo ari ibi bikubye inshuro ijana. Kubikuba inshuro ijana ntabwo byakunda, ntabwo byajyana n'imyizerere yacu, kubera ko inshuro ijana, abagore se niba warasize umugore yaguha abagore ijana, ntabwo biri mu myizerere yacu. Ahubwo Imana izatanga ibibiruta iki? Ubwiza ni karite. Imana itubikiye ibintu karite biruta ibyo twasize. Ndetse ahandi umwanditsi umwe yarabivuze mu bice bibiri. Pawulo yandikira urwandiko rw'Abakorinto, yabandikiye mu gice cya 2 rwa mbere umurongo w'9, aravuze ngo iby'ijisho ritigeze kureba, iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu wese, Uwiteka yabyiteguriye abamukunda. Ndiwe ubu nakunda Imana, ndiwe nayikunda Imana ikazama nanjye ibyo nibyo nifuza kureba, ibyo abantu batigeze babona. Yesu nashimwe. Haleluya. Njya nibuka ibihe nagiye nyuramo. Muri 80 niho Imana yankuyeho izina ryitwa Ruhuma. Amazina yanjye yose yaribagiranye. Muri 80 mu kwezi kwa mbere Imana irambwira ngo ndi mu masengesho, iraza iransura. Nari ikingiranye mu rusengero, numva ijwi rimbwira ngo bamaso nganire nawe ndi Uwiteka. Mva ibyishimo biraje. Agira ngo ndagira ngo nkubwire ko naguhinduriye amateka, nakwanditse mu gitabo cy'ubugingo, ngo kandi uko niko mpindura amateka. Ivuga gatatu ngo uzabwire abantu ngo uko niko mpindura amateka. Arangije arambwira ngo
akamaro kanya akajya arambwira ngo buriya ngo izina bahoraga bakwita ndarisibye mu mitima y'abantu ntawe uzongera kuryibuka. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Numva Ruhuma riva kuva uwo mwaka nawe urongera kumpamagara Ruhuma. Byararangiye. Arangije arambwira ngo ndagutoranije nkugize umukozi kandi nzakorana nawe imirimo ikomeye. Ashize akajya arambwira ngo uzajya i Kigali ubwirize Kazimira ubutumwa. Afite ubugingo kandi azagufasha mu murimo ngo uhamagariye i Kigali. Yesu nashimwe. Nubwo buryo naje i Kigali. Narasenze umwaka 80 ushize muri 81 mu kwezi kwa gatandatu. Mbona umuntu amitike nzi Kigali gushakisha Kazimira. Naharaye banjyana mu isoko ngo njye gusaba amafaranga. Ngeze mu isoko ndasenga mubaza Imana narashaka ko nkora icyaha ngaha. Numva ijwi rimbwira ngo haguruka. Buhoro haguruka. Haguruka imbere yawe hari igisanduku ugihagarare uhamye Yesu. Ndahaguruka mu kwizera. Nsanga igisanduku kirahari. Ndacyurira ndangije mvuga nk'umusazi. Yemwe. Numvise muvuga amafaranga, muvuga n'amazina y'abantu, muvuga n'imyambaro. Na Yesu wa muri iri soko. Abantu batinda kunyumva ariko bageze aho baranyumva. Barambaza baza bamata ibibazo ndababwiriza. Bambaza amagambo ngo ibyo se bundi byanditse nkababwira aho byanditse. Batinda kuhabona umwuka wera kanyongorera. Akambwira page. Aho muri iryo soko nahigiye amapaje. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Ndangije ndabasengera wa undi wanjyanyeyo. Yari witwaga Deo. Araza arantwara antegera moto asubira mu rugo. Ahageze arambwira ngo uyu namujyanye ngo yisabire amafaranga. Ngo ariko ntayasabye. Ngo avuze amagambo akomeye muri iriya soko ntari numvana na musenyeri wacu Nsengiyumva. Oh ndavuga nti izina rya Yesu ni ryamamazwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Natangira rangiye. Reka mbabwire. Ijambo ryatubwiye ngo nubwo umuntu wacu impamvu ya mbere ituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko uw'imbere ahora aba mushya uko bwije uko bukeye. Haleluya. Nta mpamvu. Iyo akoreye Imana neza. Nigeze kuba muri Kigali. Kazimira namubwirije ubutumwa muri 81 82 ngarutse tumarana iminsi 2 ku munsi wa gatatu arakizwa. Mushyira abayobozi. Ariko yaramfashije mu murimo nakoze muri uyu mujyi wa Kigali. Kandi ntabwo tugomba gutinyisha imitima yacu gukorera Imana. Kuko Imana iyo wayize iyo wayiringiye yagukoresha n'imirimo abanyambaraga batakora. Ngeze kutubwira kujya kubyutsa umuntu mu Mutara aho biti Rukomo. Tubura amafaranga tujya mu Kigali turasenga ngo Imana iduha amafaranga. Turayabura. Twashaka kubivamo ijwi rikagaruka n'igihe wabatumye nimuhaguruke mugende. Tutirigare ku Muhima hari. Tuhaguruka saa 4 tugira Ukomo muri Muvumba n'igare. Kubyutsa umudiyakoni. Ntabwo izo ntambwe Imana izazibagirwa. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka mbabwire impamvu ituma tudacogora iya mbere nuko twamenye ko nubwo umuntu w'inyuma yasaza ariko uw'imbere ahora ari mushya. Imana irabikora. Elizabeth yarashaje na Zekariya ariko Imana ibaha kubyara Yohana. Amen. Kumana nta kijya kinanira. Igihe cyashyizweho iyo kigeze Imana irakora. Abrahamu na Sara bari bashaje. Sara afite imyaka 90, Abrahamu afite 100.
Imana iravuga ngo undi mwaka nzagaruka Sara afite umwana w'umuhungu. Haleluya. Ariko umunsi umwe Aburahamu yarabutswe umudugudu wubatswe n'Imana. Neza kubaka inzu mu isi biramunanira. Haleluya. Aravuga ngo Imana ntikorwa n'isoni kwitwa Imana yacu. Ntikorwa n'isoni kwitwa Imana ya Gakumba. Ntabwo ikorwa n'isoni kwitwa Imana yawe. Aho uvuka hose, uko waba usa kose, Imana ntikorwa n'isoni kwitwa Imana yacu. Kuko yatwiteguriye umudugudu. Dukora imirimo yose dutumbira uwo mudugudu Imana yatwubakiye. Nibwo tudacika intege. Yesu nashimwe. Haleluya. Abibonye aravuga ngo menye yuko Imana idakorwa n'isoni kwitwa Imana yacu kuko yatwiteguriye umudugudu. Arashaka gakondo. Ariko gakondo ntabwo tuzayigeramo tutayikoreye. Tugomba kuyikorera. Kandi tuzayikorera turi hano mu isi. Nitugera hariya tujya ntacyo tuzongera gukora. Haleluya. Niyo mpamvu umwanditsi umwe yanditse ngo hahirwa abapfapfiriye mu mwami ngo baruhuke imiruho n'imihati. Hari iminsi yo kuruhuka. Ariko ngo imirimo yacu igenda igize ite? Idukurikiye iyo twakoreye hehe mu isi. Ikindi ni jambo Imana itashobora kwibagira. Ntabwo izemera ko turuhira ubusa. Amen. Nizemera ko nigeze kujya ahantu muri za 80 twasengeraga Nyarugenge muri za 86. Twari tutaratangira Remera. Njya ahantu barambwira ngo umuntu wari muri urwo rugo abwira nyiri urugo ati uriya bamaze kunyicaza mu nzu aturiya n'umupasitoro ataba abantu bose yarababwirije bo barakijijwe. Aravuga cyane n'umujinya aravuga ati ni pasitoro nziye mu rugo n'ukuntu nanga Imana ndamwica. Ahita haguruka n'imbago yari afite araza nta kindi yambajije arakubita urutugu rw'iburyo ahindura kubita rw'ibumoso atangira gukubita ibitugu. Umwuka wera nawe atangira kurwana intambara. Ntabwo arwana nk'abantu. Azana ibitwenge ndaseka gukubita arabireka areba uko ndimo guseka kandi yarazi ko nkubisa mbabaje. Ndangije guseka ndahaguruka namubwira ariko muzehe abashyitsi biwanyu nuko mubakira. Imbaraga ze zose zirashira. Yesu nashimwe. Dufatana mu kiganza dusohokana hanze ndajya mpumuriza abana nimuhumuresha ntacyo mbaye. Yesu nashimwe. Haleluya. Mu minsi ishize muhaguruke dusenge. Haleluya. Mu minsi ishize nahubutse mu mwobo wa metero 7. Ngeramo kandi buryo ujya unyerera no muri dushe ukapfa. Ariko nahubutse mu mwobo wa metero 2. Imana ishaka kwihesha icyubahiro ntacyuba. Nahubutse mu mwobo wa metero 7 abantu bose bagira ubwoba bajya gushaka inzego bashaka ibiziriko ngo bankuremo birabananira barabibura. Numva ijwi risangamo rirambwira ngo humura n'abacukuye uwo mwobo bavagamo. Numva imbaraga zingarutseho ubwenge buragaruka. Ndahaguruka nzunguruka umwobo ndihungura neza nzunguruka umwobo abantu bateraniye hejuru yabo babuze icyo bakora. Ndazamuka mbasanga hejuru nta gufa rivunitse. Muhaguruke dusenge. Ntabwo bazaruhira ubusa. Birashoboka ko ufite ibibazo ariko hagarara ku masezerano y'Imana. Tumbira ibitaboneka. Yavuze ngo indi mpamvu ituma tudacogora nuko byabaye biti. Nuko nubwo tubabazwa imibabaro yacu ni igihwayihwayi. Ituremera ubwiza bukomeye ndetse bw'iteka ryose. Indi mpamvu ya gatatu ituma tudacogora ntabwo tureba kubiboneka. Tureba kubitaboneka. Dukora tureba kubitaboneka. Dukora dutumbira mu ijuru. Dufasha abakene dutumbira mu ijuru. Dutanga icyacumi dutumbira mu ijuru. Ntitwivovota kubera ko twatojwe kureba
bitaboneka. Abareba kubiboneka bose baracogoye, abandi baraguye, ariko abareba kubitaboneka baremye barahagaze. Ucogojwe n'iki? Ibyiringiro bitakaye kubera iki? Ndagira ngo ngohe devoir uze gusoma Abaheburayo 6:10 kugeza 12 uze kubisoma. Ni devoir ngo haye, kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yacu. Nta nubwo yibagirwa urukundo mwerekanye ko mukunda izina ryayo. N'imirimo mwakoreye abera n'uyu munsi mukiyikora, Imana ntizigera yibagirwa. Ariko ndagira ngo Imana ibakomereze ibyiringiro. Rambura ikiganza wowe ushaka kwizera ngo umunyamugisha, habwe umugisha n'Uwiteka. Wowe utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ngo aguhindurira amateka. Yesu arashaka guhindura amateka. Abwira kandi kantu mugihagaze. Imana iherutse kumpumura, kuntambagiza isi, inyereka ibyo namwe mureba n'amaso. Ndabibona, ibyishimo byenda kunyica. Ndeba abantu, nareba abantu umunezero ukanyica. Ab'inzobe, ab'ibikara, abarebare, abagufiya, inyereka ibiguruka, yanyeretse amabara. Namenye ko atari hano inyeretse mu Rwanda gusa, ko yanjyanye inyereka n'abantu b'imyeru, inyereka n'abantu b'imihondo. Ndazunguruka, ndeba inyanja, ndeba inka, ndeba inyamaswa. Irangije irambwira, ibonye ko ibyishimo byanjye irambwira ngo icyambere nagira ngo nkumarira ari ryo kureba. Icya kabiri nagira ngo mbwire ngo utume ku bantu. Ibi byose nabiremeye kugira ngo bajye babireba, bampe icyubahiro, bamenye ko ndi umuremyi. Ngo ariko siko birirwa bantuka. Nubwo basenga ariko barantuka. Nubwo bavuga ko bankora ariko barantuka. Ngo dore uko kigenda, dore uko kireba, dore uko giteye. Kumbi yariremye se? Hoya, jya umenya ko umuremyi ubirebe, batakubwiye ngo zamura amaboko y'icyubahiro, nawe ubwawe ugenda mu nzira wayazamura. Ngo Mana we, mbega ukuntu waremye umuntu muremure, mbega ukuntu waremye umuntu mugufi, mbega ukuntu waremye umuntu w'urukara cyane, mbega ukuntu waremye umuntu w'inzobe. Ukayishima, ukagendana amahoro mu mutima, ukagendana umunezero mu mutima. Ibyo Imana yariremeye kugenda ngo ugendane umunezero. None amaso yaradushutse, twarambiwe ko ibyo tureba twarabirambiwe, dusigaye tubireba ntibidutera umunezero. Imana nitubabarire. Imana nigira ite? Imana nitubabarire. Aho twaneguye burya ngo tuba tubwira Imana ngo dore uko kirema. Imana nibababarire. Ndashaka ko umuntu umwe wumva ashaka gukizwa yarambura ikiganza tukamusengera Imana. Kirambure n'ukuri udatinze. Wowe ushaka kubyuka wari waraguye, nawe ukirambure. Iyi ni isaha yawe yo kubyuka, ngo Imana yongere ikuhindurira amateka, kwandike mu gitabo cy'ubugingo. Nta kintu gikomeye cyane ko kwandikwa mu gitabo. Imana ibihinduye amateka. Tambukuze, mutambuke. Imana ibahindurira amateka. Imana iguhindura amateka. Imana ikureho imivumo yazanwe n'ibyaha. Imana ikuhesha umugisha uzanwa no kwizera. Turashaka ko mwakira umugisha uzanwa no kwizera. Tera intambwe usanga Yesu. Tera intambwe ntabwo biteye isoni. Tera intambwe uvuge mu mutima uti nanjye ndakwizeye, nanjye ndakwiringiye, nanjye ndabyutse kuri iyi saha, nanjye ndakangutse. Nawe Mana nyakira. Ngwino n'ukuri. Ntugire isoni, ntugire ubwoba. Ni Yesu mwiza, ni Yesu ni umwami w'abami. Ufite isumbwe rikomeye kumenywa n'umwami w'abami. Oh haleluya. Ngwino n'ukuri. Ntugire isoni, ntugire ubwoba. Imana iraguha umugisha. Dore Imana indinze imyaka 68 ntareba. Ibizobo mbigwamo nkabivamo, nkabanamo n'Imana, kazamuka nayo n'Imana. Nawe Imana izakurinda, nawe Imana izagutabara. Haleluya. Izagukoresha n'iby'ubutwari bikomeye. Ntabwo Satani azongera kukongoshyosha. Reka dusenge, kandi tugiye gusengera n'abakristo bahagurutse mu mwanya wabo, ngo Imana yongere ibaremere ibyishimo, ibaremere ibyiringiro.
Oh haleluya. Reka dusenge. Reka sabe umushumba adufashe gusenga. Tugiye gusengera aba, ariko se muri iri teraniro nta mubyeyi urimo cyangwa umukobwa? Dukomere Imana amashyi. Mushiki wacu nawe araje. Ni umwanya mwiza w'igiciro dufatanije n'abo mu ijuru kuvuza impundu z'umunezero. Ngwino bakuvugiriza impundu, ngwino bakuvugiriza impundu, ngwino bakwakiriza impundu dufatanya n'abamarayika bo mu ijuru. Oh haleluya. Imana iragutabaye, Imana irakurengeye, Imana ikongereye indi minsi, Imana ikwandika mu gitabo cyo mu ijuru. Ni igitangaza gikomeye. Tugiye gusengera abangaba. Umwuka wera nawe arakomeza gukurikirane upfa ko wumvisha ijambo ry'Imana. Mushumba Jean Jacques agiye gusengera aba, n'ubundi mwarimo Gakumba arasengera iteraniro ryose. Yego. Kandi dusenga Imana, nawe witekerezaho waturira mu mutima. Mwami Yesu, turagushimiye. Oh haleluya. Iki nicyo cyakuzanye gukiza icyazimiye, abura bataruye Oh haleluya. aho bari bumva imitwaro, bumva barushye, Oh haleluya. bumva baguwe nabi ariko batazi aho bakirira. Ijambo ryawe ribararikiye kukwegera, kuko ari muri wowe tubonera amahoro, ari muri wowe turuhukira. Turabasengeye mu izina rya Yesu ngo ibyaha byabo byose, imiruho yabo yose, Mwami uyikorere nk'uko waneshereje ku musaraba. Ibi byose Mwami byabatwazaga igitugu, ubibakureho kubw'intsinzi yawe y'igorogota ku musaraba. Ubejesha amaraso yawe, ubakuraho ingoyi zose zari zibaboshye, ubandika mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Ibyo bacumuye byose mu gihe cyashize nibihanagurwe n'amaraso yawe, ntibikongere kwibuka ukundi. Kandi uhereye none baha imbaraga zinesha, bazinuka icyaha n'igisa nacyo, basezerera imirimo yose ya Satani, kuko ngo icyakuzanye ni ukumaraho imirimo yose ya Satani. Maraho imirimo ya Satani mu buzima bwabo, maraho imirimo ya Satani mu mikorere yabo, maraho imirimo ya Satani mu mitekerereze yabo. Ucagagura ingoyi zose zari zibaboshye, izo bibohesheje mu ndahiro barahiye no mu byo biyemeje, naho banyuze hose. Uhereye uyu munsi reka bagengwe Mwami n'isezerano ryawe, bayoborwa n'ijambo ryawe, ribabera umucyo, ntibakongere kugenda mu mwijima ukundi. Urakoze kubababariye, kandi urakoze Mwami kubabereye Imana, nabo bahindutse abahungu n'abakobwa bawe, mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Ndagira ngo dusenge. Murakurikira uyu mugabo, arabaha izindi nama zikurikira. Ndagira ngo dusengane n'abaririmbyi, dusengane n'abakristo bose, duhagaze mu myanya yacu, tongere dusabe intwaro kugira ngo ducecekeshe Satani, ducecekeshe isi, ducecekeshe umubiri utubuza ibyiringiro. Tumubwire ngo nubwo bimeze bityo, tuzakomeza gukorera Imana, tuzakomeza kugendana n'Imana, kuko twamenye ko Imana ituburana. Haleluya. Kandi tukomeze kumubwira ngo hari amagambo abantu b'Imana bataba. Yesu yabwiye Satani ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Mika arababwira ngo nzahoza amaso ku Uwiteka. Ariko ijambo twize turavuze ngo ntabwo tuzaruhira ubusa. Niba n'abana barakunaniye muri minsi, jya ubwira Satani, ubasengere, nurangiza ubwira Satani ngo Satani we, ntabwo tuzaruhira ubusa, ntabwo tuzabyara abana bo kubona amakuba. Mu isengesho ryawe uzasenga ubihagazemo, nubwo yaba nk'urumogi uyu munsi, ejo uzamubona ari umurokore, ejo uzamubona ari umukozi w'Imana. Duhagaze kuri aya masezerano, turambura amaboko imbere y'Imana, tuyarambure. Mwikangwa n'isi, mwikangwa n'umubiri, mwikangwa na Satani, reka tuyarambure
iduhe ibisubizo, dusubize isi. Mana yacu nziza, Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, turaguhimbaje, tuguhimbarije imirimo wakoze, tuguhimbarije amasezerano yawe adahinduka, tuguhimbarije ibitangaza wakoze, iby'imbaraga zawe, iby'ububasha n'ubushobozi bwawe. Ijambo ryawe reka riture muri iyi mitima, babona ibisubizo wasubiza isi, babona ibisubizo wasubiza Satani, babona ibisubizo wasubiza umubiri, mu izina rya Yesu. Umubiri ni nyirabyiringiro bikeya, ariko uhereye none baramburiye amaboko imbere yawe, baha umugisha, baha imbaraga, baha amahoro mu mitima, babere igisubizo. Yesu, Yesu, komeza amaboko yabo ye gutendebuka, komeza intambwe zabo ze guteshuka, komeza indimi zabo ze kuvuga ibigoramye. Mwami, vugana n'imbaraga zibahagurukira zikurwaho, vugana n'imisozi yari iri imbere yabo ikurwaho mu izina rya Yesu. Cecekesha amajwi yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Vugana n'indwara ziri mu mibiri yabo, vugana n'indwara zo mu mitsi zishongeshwe n'ijwi ryawe, vugana n'imigozi yari baboshye ikurwaho mu izina rya Yesu. Vugana n'abadayimoni bari mu nzira, bari mu miryango yabo, bakurwaho mu izina rya Yesu. Ibitangaza bikoreke, imbaraga zawe zigaragare, buzure ibyishimo n'umunezero. Oh, haleluya. Ongera ubigize imbere mu kwizera, ongera ubigize imbere mu byiringiro, ongera ubigize imbere mu kugukorera. Haleluya! Imbaraga zawe niziganze. Turagushimiye kubyumvise, mwami w'abami. Reka tugukomera amashyi, reka tuguvugirize impundu. Urabikwiriye iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.